Europeans are currently meeting with Zelensky in Kiev, and they said that they are demanding a ceasefire from Monday for 30 days. They're threatening massive sanctions against Russia. Umunyamakuru witwa Zalbini akorera ikinyamakuru cyitwa RT cyo mu gihugu cy'Uburusiya. Hano yabazaga umuvugizi w'ibiro bya perezida w'igihugu cy'Uburusiya Dmitry Peskov. Amubaza ati ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byateraniye mu gihugu cya Ukraine uyu munsi. Ariko byavuze yuko igihugu cy'Uburusiya niba kitemera agahenge k'iminsi 30 baza kugifatira ibihano kandi byinshi. Kandi ibihugu biranavuga ko ngo Perezida Trump nawe ari kumwe nabyo bivuga ko byavuganye nawe. Ntabwo utekereza ko Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yabashyizwe ku gitutu gikomeye? Nawe mu gusubiza ati oya, ntabwo ari uko mbitekereza. Ahubwo reka nkwibutse mu minsi mike ishize urabyibuka ko aribwo Perezida Putin yatangaje agahenge k'iminsi 3. Wigeze wumva icyabi Kiev babivugaho se? Ntacyo. Nta kintu kimwe twigeze twumva babivugaho. Wigeze wumva se bavuga impamvu batigeze bagira icyo babivugaho? Nayo ntayo. None icyo gihugu cya Ukraine niba gifite ubushake bwo kumva gishaka kujya mu gahenge, kuki cyanze nibura guhera ko ari akangaka k'iminsi 3 twabahaye ejo bundi? Ibyo rero nibyo tugomba guheraho dutekereza. Umuntu ushaka gahenge bakamuha akakanga, ubwo gahenge ashaka ni bwoko ki? Ikintu nakubwira cyo nuko Uburusiya bwafashe umwanya kuva kera, kandi ibigaragara byo nuko uburengerazuba bw'isi burimo gukomeza kutwataka buri munsi. Baba dushakaho impamvu. Uburayi nakubwira ko burimo kutwataka mu buryo budahishe. Turabyumva, turanabizi, kandi ibyo turabimenyereye, usibye ko tuba tunitegura icyo tugomba gukora. Umunyamakuru ahita amubaza ati none se utekereza ko Uburusiya bushobora gushyirwa ku gitutu muri ubu buryo? Dmitry Peskov nawe mu gusubiza ati erega burya uzajya ureba mu mateka, uzarebe mu mateka y'igihe cya kera, urebe mu mateka y'igihe cya vuba, ndetse no muri ibi bihe bigezweho, uzasanga Uburusiya ari kimwe mu bihugu bishobora kwihanganira igitutu cyari cyo cyose aho cyaba gituruka hariho hose. Twebwe turafunguye kandi twiteguye kuganira, ndetse twiteguye no kuganira n'umuntu wese wo muri Ukraine ngo twumve n'ibyo nabo basaba. Kandi ikindi dushimira umusanzu washyizwe muri ubu buhuza cyane cyane na Perezida Trump. Ariko nanone nakubwira yuko nta kintu na kimwe byatanga baramutse bashatse kuduhata. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge, namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango ivadikame cyangwa se abayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Kuba afite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira 0788 Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye. Sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza di. The Kiev authorities, and you can see it all perfectly with your own eyes. They did not respond to our ceasefire proposal. Ubutegetsi bwo muri Ukraine ni ibintu namwe mushobora kwibonera n'amaso yanyu. Ntago bwigeze bwemera agahenge twari twashyizeho k'iminsi 3. Ikirenze kuri ibyo, kuva twatangaza yuko ku itariki 7 hazatangira agahenge, twari twabivuze ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu. Ubutegetsi bw'i Kiev bwatangiye kwitegura ndetse no gutegura ibitero byo kuri uwo munsi. Igitangaje rero, maze kuri uwo munsi ugeze, turi mu birori ndetse n'abakuru b'ibihugu batugabye igitero inshuro 524. Ibyo barabikoze ndetse bagera naho bakoresha indege zitagira abapilote mu nyanja y'umukara. Birengagije rero ibyo twigeze kubasaba byose n'ubushake bwacu bwo guhagarika imirwano no kwinjira mu biganiro. Kuva muri 2022 twatangiye tubingingira yuko bakwemera tukajya mu biganiro by'imbona nkubone nta bandi bantu bajemo hagati, ariko barabyanze.
reka mbabwire ko twe gahunda dufite ari uko dukomereza ku biganiro byahozeho byabereye Istanbul muri Turkiya. Reka mbabwire ko niba bumva bashaka ibiganiro nibaze tuzahure ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu duhurire muri Turkiya maze duheraho ibiganiro byari byagarukiye mu bihe byatambutse. Reka nongere gutashye igitondo cyiza kuba dukurikira ari mu gitondo, ubwo ariko niba hari abandi badukurikira atari mu gitondo namwe reka tubahe ikaze ku biganiro byacu. Kakisa 27 TV, amakuru, imiganiro n'ibyegeranyo. Reka twongere turebe ku nkuru, tugiye kuganira ku bintu bitatu byonyine by'ibanze ubundi twahita twigendera. Icyambere tugiye kuganiraho ni uyu mugabo mubona hano bamwita Kim Jong Un, inshuti y'igihugu cy'Uburusiya, ndetse wari uri muri wa munsi wo kwizihiza intsinzi y'igihugu cy'Uburusiya. Yahavugiye ijambo rikomeye cyane, aravuga ati twebwe nk'igihugu cya Korea ya Ruguru tuzaherekeza Uburusiya kugeza bugeze ku ntsinzi y'igi ntambara burimo n'igihugu cya Ukraine. Uwa kabiri ni uyudo bamwita Ibrahim Traore. Uyu munsi yagira ku munsi w'ejo, ubwo ku munsi w'ejo kwa gatandatu nimugoroba, mbere yuko ava mu ruzinduko yagiriyemo i Moscow n'ubundi yari yitabiriye kwa gatanu ku butumire bwa Perezida Vladimir Putin, nawe yaganiriye nawe ndetse anamuhishurira ku mateka y'ibyaranze intambara kabiri y'isi, cyane ko Traore atavuga ngo yarayirwanye ko ntabwo yari ahari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wanyuma rero turi busorezeho n'ubundi nibisanzwe turivugira kuri Zelensky wavuze yuko haragomba kugira igikorwa kugira ngo Uburusiya bwumve icyo umwuka bwira amatorero Uburusiya bwabyanga bakagira icyo bukora. Uburusiya nabwo bwahise bumusubiza aramubwira ngo Russia is not afraid of western sanction. Uburusiya ntibutinya ibihano byo mu burengerazuba bw'isi. Ni nuko tuje rero gene Frederick Mugabo, iyi ni Kakisa 27 TV. Reka twongere turebe kuri Kim Jong Un. Uyu mugabo ni perezida w'igihugu cyitwa Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru ni kimwe mu bihugu bikomeye hano ku isi, igihugu kuri ubu tukimenyera ugukomera kwacyo kugenwa n'ibintu bibiri gusa, ibindi byose ntacyo bizaba bimeze. Byane byo mwirwa muvuga ngo ariko ngo kira gihugu ngo kigira abakobwa beza, ngo hariya ngo baziranye no kwa Salomo. Hanyuma muziranye no kwa Salomo mugira abakobwa beza, mugira inka nyinshi cyangwa se inka z'inyambo n'inyankore n'intanzania? Oya, ibyo ntago bikora. Ikibazo kibazwa mufite ububasha, power. Niyo mpamvu uva mu kakantu hari abagira ububasha power, hari n'abagira ububasha burenze super power. Muri super power mufite ubwo bubasha bw'umurengera, niba ntabwo mukomeye. Icya kabiri, mufite ubukungu, mufite amafaranga, mufite ububasha njyamufuka, niba nabwo ntabwo, ubwo nyine muhita muva mu nzira. Kuri Kim Jong Un rero we afite ububasha mu by'igisirikare kuko yibitseho za ntwaro, mu gifaransa bite ngo ni arme de dissuasion niba mbivuze neza, ariko mu cyongereza ni deterrence. Yes, izi ntwaro rero nizazindi kirimbuzi. Uyu mugabo muri urugamba igihugu cy'Uburusiya kirimo n'igihugu cya Ukraine yagaragaye kenshi bivugwa ko ashyigikira igihugu cy'Uburusiya mu buryo bwo gutanga intwaro, Uburusiya bugaceceka abandi bakabihakana. Ejo bundi perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin ashimira abantu bagize uruhare mu kuntu ingabo ze zitwaye ku mirongo y'urugamba. Mu bo yashimiye harimo n'ingabo z'igihugu cya Korea ya Ruguru, ndetse no kuva munsi azemera nk'ingabo zamufashije kurwana muri Kursk. Hanyuma rero Kim Jong Un nawe yavuze ku buryo bazafasha cyangwa igihugu cye kizafasha mu gutsinda igihugu cya Ukraine. Ayavuze ati inkuru dufite hano iravuga iti North Korean leader Kim Jong Un paid a visit to the Russian embassy in Pyongyang on Friday to mark the 8th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany in World War II. Kim Jong Un utarashoboye kwitabira uyu muhango nyamara yaratumiwe, yagiye kuri ambasade y'igihugu cy'Uburusiya mu murwa mukuru w'igihugu cye Korea ya Ruguru ahitwa Pyongyang. Agezeyo aravuga ati reka mfata aka kanya nanjye nibuke nk'abandi nsure
nkeze nshimire abafashije Uburusiya gutsinda intambara kabiri y'isi. He used the occasion to reaffirm North Korea's alliance with Moscow and promised to defend Russia, to defend the country from any Western-backed attack, including the Kyiv's neo-Nazis. Yakoresheje ayo mahirwe yo kujya kuri ambasade y'igihugu cy'Uburusiya mu gihugu cye cya Korea ya Ruguru, kongera gusezeranya promise, kongera gusezeranya igihugu cy'Uburusiya ko nta muntu wo mu burengerazuba bw'isi uzigera agira icyo akora igihugu cy'Uburusiya, Kim Jong Un ahari, ndetse n'uwo baba bashyigikiye uwo ari we wese, harimo na Ukraine igendera ku myumvire nk'iy'abanazi, neo-Nazis. Now, dusubiye gato ku mateka, intambara kabiri y'isi tuvuga yatsinzwe n'igihugu cy'Uburusiya kitari cyonyine, cyari kumwe n'Ubwongereza. Ubwo no kuvuga ngo coalition yari irimo the Soviet Union, ubwo n'Uburusiya, hari harimo Abongereza, the United Kingdom, hari harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje nyuma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabanje kwifata NATO kugira ngo ibone uko icuruza ku Barusiya no ku Bongereza. Binavugwa ko umubano w'Uburusiya n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bawushyizeho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaremye uwo mubano igamije kuvuga ngo bano ko binjiye mu ntambara nituramuka dufasha uruhande bamwe turabahomba mu bijyanye no gucuruza, none niba ari ibyo reka tugume hagati, tureke kugira uwo dushyigikira, hanyuma ku bijyanye no gucuruza bagume bacuruzanye n'abo ngabo. Ni nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yakiraga abandi bagwa mu cyobo cy'ubukene, kubera ko yaracuruzaga abandi badacuruza. Ariko bigeze mu 1941, kuko intambara yatanye mu 1939, nibwo Abongereza badekaraye mu buryo budasubirwaho intambara ku Badage, kubera ko Abadage bari barabinginze. Muribuka ko mu mwaka w'1938 Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza icyo gihe yaragiye, izina rye rirangurutse nyango, ariko ni Churchill, ashobora kuba ari Churchill ariko ndakeka, noneho ajya mu gihugu cy'Ubudage, hanyuma kubwira Hitler ati wa mugabo we, kureba ibihugu bifashe ku butaka bwacu bujyanye ko burayi bwose ugiye kubwisubiza, wacishije make basukagumana aho ufite. Iyo policy yakoresheje bayita the appeasement policy. Kuba umuntu yarakoze ikintu cy'ikosa cyane cyane muri politiki, kuba igihugu cyararengereye imipaka y'ikindi kigafata ubutaka bw'ikindi, hanyuma baza guhuza n'abaza kubunga bakababwira ngo noneho kugira ngo intambara irangire amahoro reka aho yafasha hagumane. Ibyo babyita the appeasement policy. Ni nayo yakoreshejwe na Churchill ajya kubwira Hitler ngo narekeraho ariko hafite hagumane. Hitler arabyanga, aguma nyine gukora akazi ke. Nibwo rero Ubwongereza bwadekaraye bwa mbere, nibwo bwafunduye buvuga buti mu 1939 bavuga bati Ubudage akasuzuguro kawe turakarambiwe. Ariko bari bamaze kwiyunga na Red Army, ingabo z'Abasoviet. Nuko nkuko batatse, nuko batangiye kurwana. So byari ibihugu bitatu bikomeye. Ubwo turavuga bibiri byabanje, the Soviet Union, Uburusiya, tukavugamo n'Ubwongereza. Hanyuma nyuma hakaza kuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikabiyungaho bikaba bitatu bikomeye. Nyuma y'ibyo hari ibindi bihugu 26 birimo na Burkina Faso, turi burebe mu kanya nitugera kuri Traoré n'uburyo bamushimiye ku kuba yaraje kwifatanya nabo mu kwizihiza uriya munsi. Muri ibyo bihugu 26 byari biri hamwe n'ibyo bitatu by'ingenzi, maze birwana intambara birayitsinda. Ni nayo bari barimo kwizihiza rero ku itariki 9 z'ukwezi kwa 5. Kim Jong Un rero nk'igihugu kidagira inshuti kubera imyitwarire n'imyanzuro gifata, nta nshuti, kubera ko Uburayi bwagerageje kugikoresha ibyo bwo bushaka ko gikora kiranga. Bagerageza kukinjiza mu bikorwa byo kuvuga ngo uko mubayeho twabahindurira ubuzima, arabyanga, kandi byatangiriye kuva kuri sekuru. Kuko Korea ya Ruguru kugira ngo ibeho nayo ahagana mu mwaka w'1950 cyari igihugu kimwe, one country. Korea ya Ruguru n'Iyepfo byari igihugu kimwe. Abanyamerika babyinjiyemo barabateranyije. Bamaze kubateranya havuka akantu k'agatsiko kavuga ngo turashaka igihugu cyigenga kigendera kuri demokarasi.
barambiwe ubwami bwa Kim Jong Il. Kim Jong Il, yego, kuko Kim Jong Sun na Kim Jong Un ni abo ngabo batatu. Sekuru wa Kim Jong Un icyo gihe niwe wayoboraga, bamwigumuraho kuko bwari ubwami, bamwigumuyeho Leta Zunze za Amerika n'abandi b'abanyaburayi bashyigikira igice cy'abigumuye, bisoza bibaye igihugu. Kuva icyo gihe kugera n'ubu kuri uriya mupaka witwa Demilitarized Zone DMZ hagati y'ibyo bihugu byombi niwo mupaka urinzwe kurusha iyindi. Kuva icyo gihe kugera n'ubu Leta Zunze za Amerika hafite ibirindiro, navuga muri Korea y'Epfo ihafite ibirindiro bigera kuri 77, ingabo zigera mu bihumbi hafi 36, hagati y'34 n'36 ibihumbi. Icyo nicyo gihugu rero cyavanywe ku gihugu cya nyacyo dufite ngubu cya DPRK, Democratic People's Republic of Korea. Ntago bajya bita Korea ya ruguru, abandi nibo babivuga no kuri map bakabishyiraho, ariko bo ntago bajya bita gutyo. So ni uvuga ati twebwe tuzakugwa inyuma, kuko kuva icyo gihe mu 1955 intambara imaze kurangira 5-3-5-4-5 Korea ya ruguru yahise imuhaza nguni yanga abanyaburayi kuruta ikindi kintu cyose kibaho, kuko bahorana inzozi zivuga ngo rimwe tuzunga kino gihugu cyacu cyongere kibe igihugu. Muri uko kubura inshuti rero batangiye gushaka ubushobozi, barema uburyo bwo kubona ibisasu kirimbuzi, banabigeraho. Za 2016 nibwo batangiye noneho kuko hari ukugira igisasu kirimbuzi warhead, nuclear warhead, hakaba noneho no kugira ikimodoka cyangwa uburyo bwo kuzagitwara kuri uwo muntu ukeneye kuzakigezaho. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kugira igisasu kirimbuzi ariko udafite imbunda cyangwa indege yagitwara, ubushobozi bwo kugitwara ku mwanzi wawe bikakugora. Ibyo rero bijyanirana no kuba niba bamaze gukora igisasu kirimbuzi uhita ukenera noneho n'igisasu nako n'ikimodoka kizagitwara. Icyo kimodoka rero kikaba cyaba misile ziriya zo bita intercontinental ballistic missile, cyangwa se Oleshnik, cyangwa se Zakon, cyangwa se Atakams, nayo ishobora kwikorera a warhead, a nuclear warhead. Nukuvuga ngo misile ishobora kwikorera igisasu kirimbuzi igenda ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru kandi yihuta. Iyo ngiyo niyo yifashishwa mu gutwara igisasu kirimbuzi cyamaze gukorwa. Korea ya ruguru rero yarabanje abikora, imaze kubikora nyuma iza gukora ibyitwa intercontinental ballistic missile zishobora no kwikorera cya gisasu kirimbuzi bakagituma mu birometero 6,000 uvuye aho bari. Iyo niyo Korea ya ruguru irimo kubwira Putin iti twebwe turahari ku bwawe, haba ari hano muri Ukraine ndetse n'ahandi. Kim placed flowers at the internal flame monument to honor the Soviet soldiers, calling it tribute to the heroic lives and defeat of the unknown soldier. Yahise ashyira indabo kumva y'abasirikare baguye mu rugamba rwo kubohora cyangwa se rwo gutsinda rw'insinzi y'abasovieti, ndetse anavuga yuko bari intwari cyane kandi aha agaciro cyane umusirikare utazwi. Nta gihugu kitagira umusirikare. Hari abantu bagenda bakarwana batari bafite amazina, wenda n'ibitabo bikabura bari banditsemo. Umuntu utari ufite izina rero ngo bari bamuzi, wenda ngo bavuga ngo yari afande Fred Gisa Rwigema. Hari abo bari kumwe batari bazwi rwose. Abo ngabo nibo bahabwa icyubahiro bakavuga ngo umusirikare utazwi, intwari itazwi, bakabashyira hariya tukajya tugenda tukabaha icyubahiro. N'ahandi rero barabikora, nta gihugu kitamugira cyose kitaragiye mu ntambara. Kim rero nawe akaba ari ubwo buryo yabivuzemo. Gusa during a lengthy speech, Kim extended greetings to President Vladimir Putin, calling him a seasoned leader of a powerful state and his closest friend and comrade. He hailed the Soviet Union role in defeating the Nazi Germany, but said its legacy is under renewed threat. Kim kandi yasuhuje, yaboneyeho akanya kuko speech ye baravuga ko yari ndende, yaboneyeho akanya ko gutashya ndetse no gusuza mugenzi we Vladimir Putin kubera ibyo yagezeho. Arangije anamwita inshuti ye kandi umuyobozi waje w'imboneka rimwe, kandi akaba inshuti ye magara, wakoze akazi gakomeye ko gutsinda abanazi bo muri iki gihe. Abanazi bo muri iki gihe niba ari abaperezida
bo mu burengerazuba bw'isi cyane cyane Volodymyr Zelensky ukoreshwa nabo agakora ibikorwa by'urwango. So muri make rero aho nanaganaga naho tugiye gusoreza kuri Kim nuko yongeye gukomoza ku bijyanye n'ingabo z'igihugu cye ziri hariya mu gihugu cy'Uburusiya. Akomoza ku ngabo ze rero zaje hariya mu gihugu cy'Uburusiya kurwana ku ruhande rwa Ukraine, Bwana Kim Jong-un yavuze ati, if the henchmen of the United States and the West with their tacky defective mission attempt another assault on Russia's Federation, I will unhesitatingly issue an order on using an armed force of DPRK in repairing the enemy's invasion, he said. Ngo niba bano bagizi ba nabi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nabo mu burengerazuba nibibeshya bagahitamo gufata undi mwanzuro ugaritse wo gutanga ibikoresho byo kurwanya inshuti yanjye y'igihugu cy'Uburusiya, nzafata umwanzuro mu buryo budatinze butarimo no gutinda na gato wo guhita ntanga itegeko, ntanga iteka, nciteka order, nciteka ku gisirikare cy'igihugu cyanjye cya DPRK nkuko nabikubwiraga, Democratic People's Republic of Korea, guhita ko kanya bajya gufasha igihugu cy'Uburusiya. Korea ruguru murabyuka ko muri 2024 ari bwo yohereje abasirikare kujya kurwana ku ruhande rw'igihugu cy'Uburusiya, cyane cyane muri Kursk, aho ingabo z'igihugu cya Ukraine zari zarigaruye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka ushize. Mu kwezi kwa 11 Zelensky aratubwira ati, nyamuneka ati ndumva ati amakuru yanjye y'ubutasi ati drone zanjye zirambwiye ngo Kim yahazanye abasirikare. Apfuye kubivuga gute mu kwezi kwa 11 gutangira. Mu kwezi kwa 11 n'ubundi ku itariki 17 Joe Robinette Biden ahita avuga ati, kubera ko n'ibindi bihugu byinjiye muri intambara, twari tumaze iminsi dufite amakuru y'ubutasi ariko atari confirmed, unconfirmed information, we can now confirm yuko ibindi bihugu twari dufite amakuru atizewe, ariko ubu noneho dufite amakuru yizewe ko ibindi bihugu birimo na Korea ruguru byinjiye mu ntambara y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine, natwe twemereye igihugu cya Ukraine kurasisha intwaro zirasakure mu gihugu cy'Uburusiya. N'uwo munsi kubera ko bari bamaze kumenya ko Korea ruguru iriyo. None Korea ruguru imiravuga iti, twe turahabaye ku bwawe. Icyo ni igihugu twe turimo kugarukaho. Murabizi Ubushinwa ko ariko bwavuze mu nkuru twakoze, twabigarutseho aho President Xi Jinping yavuze ati, ikibazo cya Ukraine gikwiye gushakirwa mu buryo gikemurirwa mu mizi. Ariko akanavuga ati, ni gute abantu batinyuka gukinisha ikintu gishobora gutuma isi yose ijya mu ntambara. Ni ukuvuga ngo ibihugu by'inshuti y'Uburusiya n'ibihugu by'inshuti za Ukraine bishobora kwisanga birwana. Mu nshuti z'Uburusiya harimo Kim, harimo Xi Jinping. Xi Jinping nawe wavuga ati, ese mubona ko iki ngiki ari ikibazo gishobora gutuma izi mpande zombi zirwana? Kuki mu gikerenza? Xi Jinping. Kim Jong-un nuko avuze. Reka twigire kwa Traore. Traore we ni umwe mu perezida bagera kuri 36 bitabiriye iriya nama. Ni umwe muri 19 bigaragaje, ni umwe muri bake baganiriye nawe kuko abenshi ntago baganiriye na perezida Putin. Ariko Traore akaba umwe mu bafite umutekano wabo ugeramiwe muri iyi minsi kubera abanyaburayi, kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika na General Langley wabo uvugira Africom, igisirikare ishami ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikorera muri Afrika. General Langley ajya gutanga ibirego avuga ngo Traore akoresha umutungo w'abaturage arinda presidence. Bakamubaza bati, mwebwe murindisha perezida wanyu ni uwandi? Ni uwa perezida zana agashyiraho cyangwa ni umutungo wa leta y'igihugu cya Amerika urinda? Anyway, Traore rero kuwa gatanu bamwoherereza indege. Why? Kuko batari bizeye aramutse aje wenyine yahagera ati, byamugendekera bite? Ese nta kibazo yagira? Muri ubwo buryo rero bamwoherereza indege, zimwe muri za ndege zigera kuri 52 zikora mu biro bya perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin.
indege z'ibiro by'umukuru w'igihugu ni 52 bafashe imwe muri izo ngizo igenderamo abashinzwe umutekano w'abaperezida garde presidentielle RG Republican Guard baragenda bajya kuzana Traoré mu gihugu cye cya Burkina Faso Ouagadougou bamugeza i Moscow umutekano uracyari wose uyu munsi rero ejo bundi ibirori byarabaye ejo barahura baraganira mu byo bahaganiriye Putin yamuciriyemo mu mateka y'igihugu cye cya Burkina Faso n'umubano wacyo n'igihugu cy'u Burusiya by'umwihariko kuri iyi function bari bajemo kuri iki gikorwa bari bajemo iki gikorwa bari bajemo cyatumye Ibrahim Traoré ahagera bwa kabiri agera ku nshuro ya kabiri mu Burusiya yarahageze ku nshuro ya kabiri kuri iyo nshuro ya kabiri ubwa mbere yahageze akimara gufata ubutegetsi ahita ajyayo kuko bari mu bintu bya partnership ese mujye mubona ukuntu ubutegetsi bwe butigeze bwakirwa neza nabo mu burengerazuba bw'isi ese mujye mubona ukuntu we ari uhora uregwa abaperezida bose bo muri Afurika nta muperezida wari wamuvugaho bose baracecetse bose nituvuga bose bashyiremo nyine ariko ejo bundi uyu witwa Cortea Ngwema yararahiye yari amaze amezi 19 Cortea Ngwema yari amaze amezi 19 yo buri gihugu mu buryo nyine bwo guhirika ubutegetsi ariko ibyo byiswe transition ntago ari codeta ni transition mu burengerazuba bw'isi kubera ko ari umukozi wabo abemerera gukomeza kubona ibyo babonaga hariya ariko uyuwe yaraje asanga uburyo igihugu kiyoboyemo aravuga ati ndabyanze atari ko buriya twebwe n'abasankara kuva kera hose bari barabyanze nanjye ndabyanze nawe arabyanga bahita bamureba igitsuri nujya gucunga ku muhango w'irahira rya Ngwema abaperezida hafi ya bose bo muri Afurika bariyo nunareba neza n'uwawe yarariyo ariko Traoré barimo baramuhiga uburengerazuba burashaka kumwica amaze kurokoka inshuro 24 kudeta zishaka kumuhitana ibitero bishaka guhitana ubuzima bwe nta perezida n'umwe muri Afurika waramuvugaho why abaperezida benshi bo muri Afurika abenshi bo muri Afurika bo muri Aziya bo muri ibi bihugu nyine bo muri ibi bihugu bitari super power twatangiriye ku ijambo ryitwa ingufu power noneho hakaba za ngufu z'umurengera super power so abaperezida bo mu bihugu bitari super power akenshi ugiye kure usanga atari abaperezida ahubwo ari ibikoresho bamwe na bamwe si bose ariko bamwe na bamwe usanga ari ibikoresho byabo ngabo bababwiye ngo mugende mudukore ibi nibi bakaba aribyo bakora iyo byanze rero uhita uba Traoré iyo byemeye uhita uba Ngwema ubwo amahitamo n'ayawe uraba Ngwema kudeta yawe shakirwa kandi kazina kandi keza cyangwa uraba Traoré kudeta yawe ikugira igicibwa bahore baguhiga niba na ngombwa bakwica gusa nawe yamenye ubwenge cyo kwisurira Vladimir Putin hanyuma rero mu byo baganiriye ku munsi w'ejo amugaragariza uruhare rwa Burkina Faso mu ntambara ya kabiri y'isi kuko niyo barimo kugarukaho hariya yaramubwiye ati Burkina Faso burya we n'ubwo utari uhari reka nkubwire ko Burkina Faso kimwe n'ibindi bihugu 26 byari byifatanyije natwe muri ibyo bihugu 26 turabaramo Leta Zunze za Amerika tubaremo Ubwongereza tubare Uburusiya bw'Abasoviyete leta y'Abasoviyete tubare ibindi bihugu 26 birimo igihugu cya Burkina Faso cyatanze abasirikare bagira ku 30,000 kugira ngo barwanye abanazi niba ushobora gusoma hano wabihita ubibona yuko ariko bimeze mu byo bari barimo kuganira so Vladimir Putin akamubwira ati mwarakoze cyane nubwo wenda utari uhari ariko turimo turareba mu maraso ukuntu uruhererekanye rw'abantu rugenda ruza ukuntu abantu bariho icyo gihe iwanyu batwumvise bakatwohereza abasirikare 30,000 bo kuza kudufasha ibyo rero babivuyeho by'ubufasha amusezeranya kazamurinda birumvikana yambwiye ati rwose wowe don't worry ntugire ikibazo ntugire impungenge ntugire ikibazo na kimwe ndahari kandi nta bwoba abo bagutera ubwoba bateye ntubatinye ntibatinyitse barakanga gusa
nuko yamwijeje nuko yamubwiye amusezeranya kumurinda ariko banavugana no kubijyanye n'amasezerano mu bya gisirikare bavuganye ku masezerano mu bijyanye n'ibya gisirikare bavuga yuko bagiye kujya bafatanya amwemerera gutoza abasirikare be amwemerera ibikoresho bya gisirikare ndetse amwemerera kurwanya iterabwoba fighting terrorism amwemerera kurwanya iterabwoba nkwibutsa ko muri Burkina Faso kimwe mu bibazo bahura nabyo ndetse na Traoré nawe atangiye kuvuga kuko nunareba hano urabibona ko nawe yafashe akanya akavuga bari bafite ikiganiro cyari gifite nk'iminota 10 muri iyo minota 10 Traoré nawe yafashe iminota nk'itanu yo kuvuga ndetse na mugenzi we yafashe nk'itanu cyangwa 6 yo kuvuga hanyuma nawe mu kuvuga aravuga ati n'ibibazo by'iterabwoba byose ubona dufite tubiterwa nabo nibo babizana nibo babidutera noneho Putin yamusezerana aramubwira ati ibyo ngibyo turaza kubyitaho gahunda zawe turaje tuzikurikirane ubundi ibintu bigende bimererwa neza so muri make rero nibyo twatuvuze kuri Traoré ndetse na Kim Jong Un gusa ntago umunsi w'ejo warangiye gutyo gusa ahubwo hari inama yabereye mu gihugu cya Ukraine ahitwa Kiev ni inama yahuje abaperezida bo mu bihugu hafi ya byose byo mu burengerazuba bw'isi muri abo hari harimo Emmanuel Macron uramubona se hari harimo Keir Starmer hari harimo chancelier mushya w'Ubudage hari harimo aba bose bo mu burengerazuba bw'isi bari bariyo noneho muri ibyo biganiro bagiranye basabye igihugu cy'Uburusiya kwemera bitarimo amananiza yuko bagomba Uburusiya bugomba kwemera agahenge ndetse Zelensky anandika avuga ati after conclusion of the summit in Kiev nyuma y'inama nyuma yo gusoza inama yabereye I Kiev we all spoke with at Pontus twese twavuganye na presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika it was a good conversation cyari ikiganiro cyiza cyane positive and concrete cyungura kandi gihamye I am grateful to President Trump ndumva nyuzwe kandi ashimira cyane President Trump we shared a common view twasangiriye hamwe ko tubona ibintu an immediate full and unconditional ceasefire is needed for at least 30 days agahenge kako kanya kuzuye kandi katarimo amananiza karakenewe nibura mu gihe cy'iminsi 30 we propose it began on Monday May 12th and we are waiting for Russia's response ati twatanze igitekerezo ko ako gahenge katangira ku itariki 12 kuwa mbere z'ukwezi kwa gatanu this proposal has been on table since the talks in Saudi Arabia when it was the first put forward by United States ati iki gitekerezo twahoze tugifite kuva ubwo Uburusiya ubwo Saudi Arabia yahoraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaganira now uyu ni Zelensky uvuga yuko yemera ibiganiro uyu ni Zelensky watoye wa mwanzuro iteka rya perezida burya perezida agira uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga iyo yarikurikiza cyangwa yigira nk'urikurikiza kuko bamwe bararikurikiza abandi bakigira nk'abarikurikiza abandi bakakurikiza abarikurikiza nabavuga bati wenda urugero niba ari manda zingahe zarangira agatanga ubutegetsi akigendera urugero nko muri Kenya ujyona ko transition zabo zirakorwa n'ahandi hanyuma hari n'abamera nk'abarikurikira bakareba uburyo nyine bafata iryo tegeko nshinga bakarijyanisha n'umujyo wo bashaka kujyamo kuruta uko bakabaye bagendera mu mujyo w'itegeko nshinga ryarimo abo nabo murabazi hanyuma hakaba noneho n'abanga kurikurikiza ba Zelensky bakabyanga rihari bo bagaca hano hanyuma rero abo bagabo nibo bicaye baravuga bati Uburusiya tugomba kububwira bwabyanga tugahita tubufatira ibihano ndetse Zelensky aravuga ati rwose gahunda ihari
ni ugufatira igihugu cy'Uburusiya ibihano. Yavuze ati the Ukrainian leader has placed a full and unconditional 30-day ceasefire, warning Moscow of new EU sanctions. We yababwiye ati muremera agahenge cyangwa ntago mukemera ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi bibafatira ibihano. Mu ijambo rye ati after the conclusion, ibi nibyo barimo gusubiramo hari haruguru, ariko muri iyi nama yarari kumwe n'abayobozi bo mu gihugu cy'Ubwongereza, UK, France, Germany and Poland. No kuvuga ngo yarari kumwe na Sakeli Stama w'Ubwongereza, yarari kumwe na Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa, yarari kumwe n'uwitwa Friedrich Merz, uyu ni chancelier mushya w'igihugu cy'Ubudage, ndetse na ministri w'intebe w'igihugu cya Pologne bamwita Donald Tusk. Aba bose baraje baritabira muri cya kintu cyabo cyitwa the coalition of willing. Harimo ibihugu bigera ku 15 mu bihugu 30 na bingahe 50 biri ku mugabane w'Uburayi. Ibindi ntabwo birajyamo. 15 nibyo byatangiye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025. Hanyuma rero bakaba bavuze yuko gahunda ihari ari uko Uburusiya bugomba kwemera ibiganiro, nako bugomba kwemera agahenge bwabyanga bagahita bafatira ibihano. Hanyuma Uburusiya ari naho tunasoreza, Uburusiya bwavuze butariko waruzi ko, did you know, waruzi ko uvuga ibyo ngibyo ibyo dukangisha tutabitinya. Ni nkuko umuntu ashobora gukangisha nk'inzoka, kumbe wowe urimo urabaruka uvuga uti ndamutse nyifashe buriya nayikoramo akantu k'isosi nayo kumva uko imerewe. No kuvuga ngo icyagukangisha ahubwo ushobora kukibyaza umusaruro. Uburusiya bwaravuze ngo twabaniwe nabi ku buryo twagezaho tukamenyera kubanirwa nabi, tubibyaza umusaruro wo gukomera. Bagaca umugani, numvishije uriya mugabo uvuga icyongereza rwose nk'atari Umurusiya, Sergei Lavrov, yaravuze ngo what doesn't kill you makes you stronger. Ariko n'abandi ba perezida bose iyo bageze mu bihe bikomeye cyane nuko nko bajya bavuga bati kitakwishe kiragukomeza. Uburusiya rero bukavuga ngo Russia is used to western pressure and is not concerned about new sanctions. Ati Uburusiya bumenyereye ibyo bihano byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse n'icyo gitutu cyanyu turakimenyereye, nta nubwo badufite rero bw'ibihano bishya muri bufate. Reka nkwibutse ku bihano. Uburusiya bumaze gufatirwa ibihano 34,000 amakuru yo mu kwezi gushize. 34,000 by'ibihano nibyo bamaze kubafatira. Muri ibyo 70% byabyo babifashe hagati mu mwaka wa 2022 na 2025. None bagiye kongeramo muri ibyo bihano byose babifashe muri round 14 zo kwicara bakavuga bati dufashe ibihano, bakongera bakicara bakavuga bati dufashe ibihano. Mu gihe cyo kuva 2022 kugera uyu munsi bamaze kwicara inshuro 14, bagiye kwicara ku nshuro 15 bafata ibindi bihano. Uburusiya nibutemera ibyo basabye. Hano byavuzwe n'uwitwa Dmitry Peskov, muramuzi uyu nguyu n'umuvugizi w'ibiro bya Kremlin, ibiro bya Perezida Vladimir Putin. Yavuze ati we already know what we will do once the sanctions are announced and how we will minimize their effort. Ati tuzi neza icyo tuzakora umunsi ibyo bihano bizaba byatowe cyangwa byatangajwe, kandi nanone dufite n'uburyo cyangwa tuzi uburyo tuzabigenza kugira ngo tubice intege. Peskov told journalist Pavel Zalubini on Saturday. Yavuganaga n'umunyamakuru witwa Pavel Zalubini. Namubonye hano Pavel Zalubini hano arahari rwose nguyu arimo aganira na Peskov. N'uyu nguyu Pavel Zalubini ni uwo munyamakuru, hanyuma Peskov ni uwo mugabo mugufi urimo kubona aho ngaho, akaba umuvugizi wa Kremlin ndetse akaba azwiho cyane ku bunyabwenge. Numvisha abandi bajya bavuga cya Kinyarwanda twamenye dukuze ngo ni nyobu, ngo ni nyobu, buriya ngo nakanyobu, ariko ntumbaze icyo bisobanuye. Nanjye nabyumvishe maze gukura, barambwira ngo ni Kinyarwanda, ngo ariko kiba gishaka gusobanura nk'umuntu nyine w'umugome kuntu cyangwa se ugira utuntu w'umukeca
tw'uducecya. Anyway, reka dusoreze aho ngaho ndetse kubafata umwanya muremure gusa ndabifuriza umunsi mwiza nanababwira ko ubaye utarakora subscribe wakandaho kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Derek Mugabo niyo yanjye, mugire ibihe byiza.